Mbahaye ikaze bakunzi ba nyinshi TV. Kanda ahanditse ijambo subscribe ni hazi inzogera ukandeho bityo bitume ujye ubona inkuru zacu mu wa mbere. Kubengwa cyangwa se guhemukirwa n'uwo ukunda bizwi cyane ku mvugo yo guterwa akadobo cyangwa se indobo ni kimwe mu bintu bibi bibaho mu buzima bwa muntu, cyane cyane iyo wamukundaga by'ukuri waranamwimariyemo. Dore zimwe mu ngaruka zo kubengwa cyangwa se zo guterwa indobo. Ingaruka ya mbere, ufata umwanzuro wo kumwikuramo ariko umutima wawe ugatera ari utekereza. Ingaruka ya kabiri, usiba nimero ye ya telefone ariko ugasanga wayifashe mu mutwe kandi kuyibagirwa bikakunanira. Ingaruka ya gatatu, uratekereza ukumva niwe muntu mubi w'umugome ubaho ariko ukumva niwe wabasha kukumara inyota y'urukundo ufite. Ingaruka ya kane, iyo muhuye uhinda umushyitsi, umutima ugatera, ukumva isi isa nk'ikuguyeho, mbese ukumva ntuzi nawe ibiri kukubaho. Ingaruka ya gatanu, ubuhemu bwe butuma n'undi wese ukubwiye ko agukunda ukuka umutima, kandi wenda ari n'inyangamugayo atari uzaguhemukira, mbese ukumva abasore bose cyangwa se abakobwa bose ari abagome, ukumva urukundo ntirubaho kandi hari abarugezemo bagateta. Ingaruka ya gatandatu, ibikomere uwitwaga inshuti yawe yaguteye bituma uzinukwa ibintu by'urukundo, cyane cyane muri iyo minsi bikubayeho. Utazapfa wongeye gukunda. Kugira ngo wongere gukunda bigusaba igihe gihagije cy'akaruhuko kugira ngo ubanze woroherwe ibikomere watewe n'urukundo, dore ko gukira burundu byo bisaba igihe kirekire cyane. Ingaruka ya karindwi, iyo ugize amahirwe ibyo bikomere bigakira, ibyo bihe bibi ntushobora kuzabyibagirwa, mbese aba ari bimwe mu bihe bibi byakubayeho udashobora kuzibagirwa. Ingaruka ya munani, iyo ugize amahirwe make ukongera ugakunda n'undi maze nawe akagutera akadobo, urukundo rwanyu rwari rugeze kure, biragenda bikagukomeretsa muri za nkovu watewe n'uwa mbere maze ugahuhuka, bigatuma iby'urukundo bizinuka burundu. Icyo gihe bigusaba ikiruhuko kinini kiruta icyo mbere byagutwaye. Hari n'abo biviramo kurwara indwara y'urukundo, maladie d'amour, cyangwa kwiyahura. Ndashimira abantu bose badahwemye kutwereka ko babana natwe, ari abakora like, abasharinga inkuru zacu, abakoze subscribe, n'abandi baduha ibitekerezo ku nkuru tuba twatambukije. Utarakora subscribe nawe nta kindi tugusaba, ni ugukora subscribe, haza inzogera ugakandaho, bityo twakwa uploading inkuru ugahita wakira notification. Murakoze.